ageze kuri uriya muntu wari ku kidendezi yarahamaze igihe kinini ariko yari yarabuze umuntu wamusunika. Abantu bari bafite ababasunika. Ndatekereza nawe udukurikiye ushobora kuba warabuze umuntu ugusunika, suko akazi utakabona, amashuri urayafite ariko wabuze umuntu wagusunikira mu kazi nk'abandi. Suko utarambagizwa ngo wubake nk'abandi ariko wabuze umuntu wakuvuga neza. Ukeneye umuntu. Niba waramubuze, emerera Yesu ari usunika ubuzima bwawe. Haleluya. Iyo Yesu akoze igitangaza ntabwo akora igitangaza kijojoba. Uriya muntu ntabwo yamubwiye ngo banze ujye mu kidendezi, yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Mu yandi magambo, iyo abanza kunyura mu kidendezi byari kwitirirwa ko nawe yabonye umuntu umusunikamo. Impamvu watinze muri izo ntambara ni ukugira ngo Imana nigukorere igitangaza hatazagira umuntu n'umwe ukitirirwa. Yesu nashimwe. Ndagushuhuje wowe udukurikiranye. Tumaze igihe kinini tutabona umwanya ariko ndashimira Imana ko tubonye uyu mwanya. Ngewe tuvugana ndi Prophet Manivuga, ariwe mukunda gukurikirana kuri iyo channel. Turi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Elia Lambert uturutse Kampala muri Uganda. Nawe turakwakiriye umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yesu nabaho umugisha. Amen. Tunejejwe rero no kuza kuri iyi kamera kugira ngo ngutumire ku munsi w'ejo mu giterane cy'amasengesho dukorera hano kwa Mutangana Nyabugogo muri etage ya 3. Ni giterane kizaba gifite imbaraga z'amasengesho, aho abantu bazabohoka, aho abantu bazakira indwara, ndetse kizaba kiri kunyurana live. Ndagira nkubwire ngo ejo uratumiwe kandi tuzagira ibihe byiza. Nyemerera rero tuze kuganira umwanya w'ijambo ry'Imana kuko twari twaraburanye. Hari abantu banyandikiye barambura, mboniho umwanya wo kubiseguraho, mumbabarire. Nari ndi mu bihe byo gusenga. Nyemerera dufate uyu mwanya dusenge, anyuma twakira umukozi w'Imana guturuka muri Uganda twumve icyo Imana yamudutumyeho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rirahambaye. Uyu muntu duteze amatwi, Mana uduha amagambo yo kumuganiriza kugira ngo ubugingo bwe buhembuke. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Reka nanjye mbonereho umwanya wo gusuhuza abadukurikiranye kandi mbifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Tuvuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Duhawe umugisha wo kuganira ijambo ry'Imana ariko kandi tunabatumira kuboneka mu giterane cy'amasengesho kizaba ku munsi w'ejo gutangira mu gitondo ku isaha ya 2 Inyabugogo hano kwa Mutangana. Ariko mbere yuko tugira ikindi tuvuga no gutumira abantu, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo aba ari ryo tugenderaho. Mukozi w'Imana Prophet Manivuga, urakoze kunyakira. Reka nibwire n'abantu kandi nanone nitwa Reverend Prophet Kizere Elia Lambert, mba i Kampala mu gihugu cya Uganda. Uyu ni mwene data n'inshuti yanjye, twarakuranye umurimo w'Imana kuva kera. Turasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice ni cya 3, umurongo ni w'9 n'umurongo wa 10. Havuze gute mukozi w'Imana? Ijambo ry'Imana riravuze ngo abantu bose babona agenda ashima Imana. Baramumenya ko ariwe wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza. Ariwe wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero asabiriza. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Bamubonye barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ko icyo ari igikorwa cyakozwe n'intumwa 3, Petero, Yakobo na Yohana. Haleluya. Uru rusengero Bibiliya ivuga yuko rwinjiragamo abayuda benshi bagiye gusenga Imana bafite ibyifuzo bitandukanye. Uru rusengero Yesu yakijijemo impumyi nyinshi. Uru rusengero Yesu yirukanye abadayimoni benshi. Amen. Ariko uyu mugabo we yari yaraheze ku muryango. Ntabwo Bibiliya ivuga impamvu Yesu atigeze amukiza. Nta nubwo Bibiliya itubwira impamvu ki Yesu yamunyuragaho, kuko yari amaze imyaka myinshi ari kuri urwo rusengero. Abantu bose bari bamuzi, abantu bose baramurebaga, bamunyuragaho mu gitondo kugera na nimugoroba. Ntabwo nzi ikibazo waba ufite mwene data,
abakimenye n'abatarakimenye ntabwo mbazi, ariko Yesu iyo anyuze ku muntu ufite ikibazo ntabwo amureka uko yari ameze, ahubwo amuha cya kindi yifuzaga. Icyamwicaje ku irembo ry'urusengero uwo munsi cyararangiye. Nagira ngo mvuge ngo hari ibikorwa by'umwuka w'Imana, hari imbaraga z'umwuka w'Imana, hari ugukira k'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana iyo yinjiye akora imirimo ikomeye cyane. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo mvuge rino jambo. Petero na Yakobo baramubwiye ngo ntacyo dufite, ariko icyo dufite izina rya Kristo, iryo nicyo turaguha. Umuntu yaguha amafaranga ariko ejo agashira, umuntu yagufasha ariko ejo bikarangira, akakubwira ngo ntabwo nakongera kugufasha, akakubwira yuko ubufasha bwarangiye. Umuntu yagufasha ejo akakuvuga, umuntu yagufasha ejo akabure wongera kugusenya, akavuga yuko abana bawe n'urugo rwawe ari we bitunze. Ariko Yesu yaguhaye nta yandi magambo yongeraho, arakubwira ngo ikorere ngo byawe wigendere. Haleluya. Yesu iyo ahageze ntabwo abisiga uko byari bimeze, arakubwira ngo ikorere wigende, arakubwira ngo nta n'ikiguzi. Ntabwo ukeneye kujya mu kidendezi, ntabwo ukeneye kugira ngo babanze bagusengere, bagukubite ibipfunsi, bagere gute mwice bagure. Oya, ni ijambo rimwe gusa ukeneye, ngwino uryakire ejo. Ukeneye ijambo rivuga ngo ibyawe birarangiye, ukeneye ijambo rivuga ngo igihe umaze aha hantu kirahagije. Icyo tuguha turakiguha mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rifite imbaraga zihagurutsa ibintu biremereye. Yesu ari mu gituro, Bibiliya iravuga ngo marayika araza abirindura igitare akicara hejuru. Hari ibintu Imana izicara hejuru ejo, hari indwara Imana izicara hejuru ejo, hari ibigeragezo Imana izicara hejuru ejo. Umaze igihe ubabaye, umaze igihe ufite agahinda, amadeni urayafite cyane, hari umuntu ushaka kujya hanze, inzandiko ze baraziroze ntabwo ugenda, ejo Yesu azicara hejuru y'abadayimoni. Nukuri kw'Imana ejo ibigeragezo bizarangira, bizaba ari byinshi. Hari ijambo uvuze ngo Yesu aramubwira ngo niyikorere uburiri agende. Ni ukuvuga ngo Yesu ageze kuri uriya muntu wari ku kidendezi, yarahamaze igihe kinini, ariko yari yarabuze umuntu wamusunika. Abantu bari bafite ababasunika. Ndatekereza nawe udukurikiye ushobora kuba warabuze umuntu ugusunika, si uko akazi utakabona, amashuri urayafite, ariko wabuze umuntu wagusunikira mu kazi nk'abandi. Si uko utarambagizwa ngo wubake nk'abandi, ariko wabuze umuntu wakuvuga neza. Ukeneye umuntu. Niba waramubuze, emerera Yesu ari gusunika ubuzima bwawe. Haleluya. Iyo Yesu akoze igitangaza, ntabwo akora igitangaza kijojoba. Uriya muntu ntabwo yamubwiye ngo banza ujye mu kidendezi, yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Mu yandi magambo, iyo abanza kunyura mu kidendezi byari kwitirirwa ko nawe yabonye umuntu umusunikamo. Impamvu watinze muri izo ntambara ni ukugira ngo Imana nigukorere igitangaza hatazagira umuntu n'umwe ukitirirwa. Ndagira nkubwire ngo ubuzima ubayemo bwo gupfundikanya, igihe kirageze Imana ikabugusohoramo. Wasenze abantu batabyemera, uvugana n'Imana, baravuga ngo iyo Mana yawe ni Bayali idakora itakurengera. Utindanya amasezerano, wategereje ko asohora ntibyakunda. Ariko reka nkubwire mwene data, igihe kirageze Imana ikagutambutsa aho abantu bari bategereje kuzagwa. Imana iguha umugisha. Haleluya. Hari ikindi kintu gikomeye nanone. Petero na Yakobo na Yohana niyo baze kugira amafaranga bakayemuha, uwo mugabo yari kuguma ahangaha cyane, ariko yari akeneye ijambo rivuga ngo va ahangaha nawe ugende, haguruka ugende, werekane ubutumwa bw'Imana, buvuge, abantu bamenye Imana, abantu bamenye Yesu Kristo imirimo yakoze, bamenye imbaraga z'umwuka wera. Rero hari ijambo baravuze ngo wowe uturebe utwitegereze. Hari ijambo rikomeye cyane nshaka kukubwira. Amaso yawe wayashyize ku bantu, ubona Imana isa nkaho yakwibagiwe. Ukwiriye gushyira amaso yawe ku Mana, abantu ukabihorera, kuko abantu ejo ni abantu barahinduka, ariko Imana ntabwo ihinduka. Niryo jambo twavuze kuri radiyo. Umugore yakwibagirwa umwana yabyaye rwose, akamwibagirwa n'umwana yakwibagirwa umubyeyi we, ariko Imana ntabwo yamwibagirwa. Petero baramubwira ngo nakoreye ha, baramubwira ngo turebe utwitegereze. Icyo dufite nicyo turaguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Ukeneye ko amaso yawe n'ubwenge bwawe
ubishyira ku Mana yonyine cyane. ukizera amasezerano Imana yavuganye nawe, Hallelujah. ukemera ko umwuka w'Imana akora ku buzima bwawe, Hallelujah. ibintu bigahinduka mu izina rya Yesu. Mwene data, reka nkubwire, abantu ni abantu, isi ni isi, ariko Imana idukiza ahangaha kugira ngo tureme ubuhamya. cyane. Ubuhamya buzagaragara mu muryango wawe, bugiye kugaragara. Mukobwa unyumva, mudamu unyumva, wa mugabo we, peri murayishatse, imirimo urayishatse, ibintu biranze, nawe umaze igihe kirekire muri icyo kigeragezo, umaze igihe kirekire kuri iryo rembo. Iryo ni irembo abantu bakubonye bakuzi. Ushobora kugira ikigeragezo n'abantu b'iwanyu mu cyaro bakaba bakizi. Iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo yisobanura, kuko ibigeragezo babimusobanura. Yego, Ndagira nkubwire ngo muri icyo kigeragezo utinzemo niho Imana ishaka kuzagaragariza ubumana bwayo. Hari igihe Imana igutereka mu kigeragezo kugira ngo igukamuremo amasereka n'imiteto ibanze kwigisha abantu, kuko abantu ni abantu nk'uko ubivuze. yego, Wiringira umuntu uyu munsi, umuntu ukugiriye neza ejo yakugirira nabi. yego, Umuntu uyu munsi ugutuye umutwaro ejo yakwikoreza undi mutwaro. yego, Ariko hari umugabo witwa Yesu, uyu nguyu yavuze ngo baho, ntawavuga ngo vaho. Ndashimira imbaraga z'amasengesho. Amasengesho ajya yimura imisozi. Nasomye ijambo riravuga ngo Imana yimura imisozi itabimenye, ngo ikayubikana uburakari bwayo. Iyo Imana igiye kugutabara igutunguza abantu, ba bandi bakuvuza amagambo, Imana igereka abantu bakavuga, umuntu akaguhimba amazina, umuntu akagusebya impande n'impande akagira ngo yarakurangije, ariko Imana iyo igiye kugutabara iraceceka. Niyo mpamvu Zaburi 50:3 ijambo rivuga ngo ni Imana izavuga ye guceceka. yego, Imana igereka abantu bakakuvuga, yavuga igacecekesha amagambo igihumbi abantu bavuze. Imana ijya inyuranya amaboko. Kandi mwene data wo nkurikiye, nasomye ijambo mu gitondo ririboneka muri Nehemiya 4:1. yego, Haravuga ngo Sanibalati amenye amakuru ko ba Nehemiya bari kubaka inkike z'i Yerusalemu, ngo afate icyemezo cyo kubagwanya. Iteka ryose ndagira nkubwire wowe unteze amatwi, intambara ufite nyinshi nuko wavuze ibintu Imana izagukorera bitarasohora. Iyo umuntu amenye icyo uzabacu, akora ku buryo akugwanya kugira ngo kitazabacu. Ariko niba ari ikintu Imana irinda ni isezerano. Ndagira nkubwire ngo bika isezerano ryawe. Abantu iyo bamenye ibyawe bakora ku buryo bakugwanya. Reka kubwira umuntu ibintu byawe. Hari abantu Imana ihereza akamara igihe kinini adatwite, yarabuze urubyaro, amaze nk'imyaka 5. Umunsi yamenye ko atwite, akahita ajya muri kogarafi agafotora ka kantu, yamara kugafotora akahita ashyira kuri sitati. Mwabibonye, izavamo umuhungu cyangwa ni umukobwa. Uyisuhereza umurozi umwanya, agiye kubona uburyo akuroga, kandi arakuroga nene ibintu byawe bitarasohora. Ndagira nkubwire ngo iga guceceka, wige no gusenga. Ibintu bibiri, guceceka no gusenga. Ejo dufite umwanya wo gusenga, turasengana nawe. Imana irahindura amateka yawe. Abari bazi ko ugiye kugwa muri izo ntambara, ndagira nkubwire ngo ntabwo uzazigwamo. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Wowe unkurikiye, umaze igihe kinini mu buzima bufite inyatsi budafite icyo ugeraho. Ibintu byose uragerageza gukora bikanga. Hari umuntu nasengeje mundi, Imana irambwira ngo agendana umudayimoni witwa baruhi. Hari igihe ukora ibintu byose ukaruhira ubusa, Imana igukureho umudayimoni witwa baruhira ubusa. Ugacuruza ukaruhira ubusa, ukajya muri Amerika ukarutwa n'umuntu uri mu Rwanda. Kubera iki? Ufite umudayimoni witwa ruhira ubusa. Abana bakakurusha, ibintu byose bikakurusha. Satani arakureka ukabiba, akakugwanyiriza mu gihe cyo gusarura. Ibintu byose ugakora ukavunikira ubusa bwenge. Umugabo wawe mugatangira mugashwana, akakwiriza muri za divorce. Ibintu byose ukavunikira ubusa udafite umusaruro. Yesu agusohore muri ubwo buzima mu izina rya Yesu. Imana yaravuze ngo ntabwo izagusiga kandi ntabwo izaguhana. Ntabwo Imana yigeze ikureka, nta nubwo Imana yigeze iguhana. Haleluya. Ahubwo Imana icyo yari itegereje ni ya saha y'igitangaza. Isaha y'igitangaza nubwo yagera nijoro, Imana iraza. Nubwo yagera mu gitondo, Imana iraza. Amen. Isaha yawe irageze. Haleluya. Mwene data, isaha yawe gusohoka kuri iryo rembo irageze. Amen. Bibiliya ngo baramureba, baribaza ngo mbese niwe cyangwa ntabwo ari we. Baramwegera baramubaza bati ese yaba ari we? Abandi bati muretse kumubaza, twebwe turimo turabona asa nawe. Ese nawe Imana yamugirira neza? Ese nawe Imana yakwitwa umubyeyi? Ese nawe Imana yamugira neza agaheka? Abantu bakibaza ibibazo byinshi.
igitangaza Imana igiye kuguha abantu bagiye kuza bakubaze ngo ni wowe. Hallelujah. Ese ni wowe Imana yahaye ya nzu? Ese ni wowe uri indege? Amen. Ese ni wowe ukoze ubukwe? Amen. Nawe uzababwire ngo ni jyewe. Imana yangiriye. Nibakubaza bati mbese wabikoze gute? Uzababwire ngo ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Uzababwire ngo niwe ubikoze, wa wundi wapfuye akazuka, wa wundi waturokoye mu byaha niwe ubikoze. Amen. Wa wundi ushoboye ibyo abantu badashoboye niwe ubikoze. Imbaraga zitwa perimatos ni imbaraga ziterura ibintu biremereye. Amen. Ni imbaraga ziterura ibintu biremereye. Ni ijambo ry'urugiriki ryitwa perimatos. Imana igiye guterura ibintu biremereye, bya bindi byananiye abantu, atokini mandosai, bya bindi n'abaganga bavuze ngo ntabwo twabishobora, bya bindi abantu bashyizeho iherezo ngo none bazapfa, bya bindi abantu bavuze ngo ni ukuri uko byagenda kose ntabwo azigera ava kuri iri rembo ry'urusengero, uzaruvaho. Isaha yawe irageze, isaha yawe irageze, isaha yawe irageze. Ugiye kubona akazi, isaha yawe irageze. Ugiye kugira urugo, isaha yawe irageze. Ibintu ubwira mbihagazeho ndumva umwuka w'Imana avugana nanjye. Amen. Isaha yawe irageze. Ikintu cyose kibangamiye urugo rwawe Imana igiye kugikura imbere yawe. Ikintu cyose kibangamiye urushako rwawe, kibangamiye abana bawe, umaze kutubwira imbaraga zita perimatos. Hari ibintu Imana igiye guterura mu rugo rwawe. Haleluya. Hari ibintu Imana igiye guterura mu buzima bwawe bimaze igihe kinini bikuremereye. Mu yandi magambo, urabona ijeke ni ntoya, ariko iyo ishize munsi y'imodoka ikayiterura ikayizamura ukagira ngo ni ubusifashe. Imana ifashe intambara ziri imbere yawe yisegezayo ukagira ngo nta bibazo wari ufite. Imana iguhuze n'igisubizo cyawe. Haleluya. Aho wari ugiye gusebera Imana ihagusekereza. Haleluya. Ahantu wabona ugiye kumwarira abari Imana igutabarira. Abantu bagusebeje Imana igiye kongera ibakoresha bagenda bavuga amakuru mazima. Uzi impamvu abantu bakuvuga ari benshi nuko bagutinya uri igihangange, umuntu umwe ntiyakwiterereza. Niyo mpamvu bagomba kwigira koperative bakagusebya impande n'impande. Ariko ikintu nshimira Imana, aho umuntu agejeje akwanga azahageza gukunda Imana yagutabara. Imana ibaha umugisha. Niryo jambo twagira ngo tubaganirize. Reka twakire umukozi w'Imana asenge mu izina rya Yesu. Ndagira ngo umuntu wese udukurikirana afate mu gatuza ke dusengane, kuko buryo ibyifuzo biba ku mutima w'umuntu. Ndagira ngo dusengane Imana mu izina rya Yesu kandi wizeye, kuko Imana igiye gukora igitangaza mu izina rya Yesu. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Ni wowe Mana y'ubushobozi n'ubutware. Duhamagaye Imana muri aka kanya n'imbaraga zawe. Turamusengeye. Bino ukora kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana yera zibure muri Yesu. Reka Imana ukure imisozi mu izina rya Yesu. Imana ukure agasoshiro bwawe male kondishore balade. Kura sayumba mone balade. Mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga ngo agire igihinduka. Turasenga umwuka w'Imana agere ku buzima bwawe. Turasenga Yesu yawe ikurwe mu izina rya Yesu. Turasenga izo nzandiko zawe zigira akazi. Turasenga diplome yawe ngigira akazi. Turasenga ngo amasezerano Imana yavuganye nawe yashe gusohora mu izina rya Yesu. Turasenga ngo bya bindi wifuzaga byose Imana ibikore. Turasenga ngo imbaraga z'Imana zikore ku buzima bwawe. Turasenga ngo icyo kibyimba kibere yashe gucira mu izina rya Yesu. Iyo kanseri ni iciye mu izina rya Yesu. Iyo sida ni iciye mu izina rya Yesu. Abadayimoni nibagende mu izina rya Yesu. Ashira imbaraga z'Imana. Ashira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Abakurwanya baguhunge. Ibikurwanya bive ku buzima bwawe. Mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Mana ndasengera umuntu w'ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Igihe umaze utotezwa kirahagije. Igihe umaze umugabo yaragutaye kirahagije. Imana iduhana umugisha mwene data. Haleluya, haleluya. Twagira ngo tuganire ayo magambo y'Imana.
Imana iduhana umugisha. Yego. Tubonereho no kwibutsa abantu ko dufite ubukwe. Yego. Tariki 5 z'ukwa munani. Yego. Kandi mwe mudukurikirana ntekereza ko muzabutaha. Imana iduhana umugisha. Shalom, shalom. Shalom, tubonane ku munsi w'ejo ku isaha ya 2 za mu gitondo Nyabugogo hano kwa Mutangana. Muraza kutuba mutuyoboza, tuzabasobanurira. Kandi zinduka ufite icyifuzo ushaka counseling, zinduka 2 uze tuvugane tugusengera Imana kandi twinjire mu giterane cy'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.